reka dutangirane agakuru kacu katari buze gutinda, tega amatwi ndetse ukurikire. Dutangiranye umusore uba urimo uroga muri pisine, ndetse ako kanya hagahita haza umukobwa baba bamwita Sara, nuko ako kanya akitsimba cyangwa se akihisha uwo musore uba urimo uroga. Uwo musore uba urimo uroga bamwita Fabrice, aba ari umugabo wiwe. Nuko ako kanya rwose umukobwa agakomeza kwihisha, umusore akajya akomeza kwihisha. Nuko mu kanya batugarura ku musore nawe uba urimo urakoropa, ndetse rwose ubona ko arimo arakora isuku mu nzu, ariko ubona ko ari umukozi. Ako kanya rwose wa mukobwa Sara akahita aza rwose aseka cyane avuga ati kabisa ubu ngubu noneho nzi neza ahantu umugabo wanjye ari. Akahita aza hahandi hari wa musore baba bamwita Lucas nawe ukora muri urwo rugo. Nuko Sara akamwitambika akamubwira ati ese rwose aha hantu igihe wakoropeye si byaba byiza uharekeye kabisa uzi gukoropa. Nuko Lucas akamushimira akavuga ati rega nicyo kintu nanjye cyanzanye ahangaha, kandi nta kibazo rwose kuba nakora umurimo nk'uyu. Nuko Sara akamubwira ati none se ntabwo bikubangamiye kuba ukunda kuba uri wenyine cyane? Njye ndahari igihe icyo ari cyo cyose wamvugisha. Nuko Lucas akamusubiza ati njyewe rwose nta kibazo, icyiza nuko ndi gukora akazi kanjye kandi nkagakora neza. Nuko aho kanya rwose akomeza Lucas kuganiriza mabuja ati rwose njye akazi kanjye ndagakunze kandi ni neza. Nuko ako kanya Sara agatangira kumubwira ati aha nta kibazo rwose, byaba byiza n'ubundi jya urekera ukore duke ushoboye, kandi rwose ni byiza rwose kuba ukunda umurimo. Gusa hari ikintu nashaka kubwira, ese hari ikintu nshaka gusaba, wanyemerera niba byakunda? Ako kanya Lucas akavuga ati nta kibazo, bishoboka nagufasha. Nuko ako kanya Sara bigahita bimutungura akavuga ati okay, noneho reka nzi noneho ngira ikintu nkubwira. Akahita afata ya ngofero yari yambawe na Lucas, Sara akahita yambara, ndetse akamwaka na wa mweyo yari arimo arakoresha, agatangira kumufata akamubwira ati yicarira ahangaha nkwereke, kandi rwose nizere ko buri buze gushimisha. Komeza ukurikira agafilime kacu akantu ku kandi, ukore subscribe kuri iyi channel, ndetse uraza gusobanukirwa. Ako kanya Lucas yicara aho ngaho ku buriri, nuko Sara nawe agakomeza amwegera, ndetse ashaka kugira ikintu amubwira, uretse ko Lucas we ntabyo aba ashaka rwose, ntabwo aba ashaka guhemuka. Gusa Sara ubona ko hari ikintu ashaka kuri uyu musore uba ukora akazi ko mu rugo iwabo. Ese biraza kugenda gute? Ako kanya akomeza kumubaza ese birashoboka yuko nyine twagira ikintu njye nawe dukora, kandi reka bimbwira undeba. Ako kanya haba hari umukobwa uba aho ngaho, akahita aza kureba iri kujya mbere, akaza agasanga Lucas ndetse na Sara bari kumwe, abaguye gitumo. Ese biragenda gute? Komeza ukurikira agafilime kacu uraza gusobanukirwa. Ako kanya Sara ahita asohoka, ese kuba unsanganye nuriya mukozi urumva ari ibintu birenze, kandi nta kintu usanze turi gukora? Nuko kanya umukobwa akavuga ati njye nabiboneye, kuko n'ubundi mwari mwegeranye cyane nk'abantu, n'ubundi mwari mugiye kugira ikintu mukora. Ako kanya umukobwa akavuga ati njyewe ntabwo ibyo bintu bishoboka ko nabikora, kandi rwose niyo nanabikora urabizi ko umugabo wanjye ari hano hafi, ahubwo njye hari ikintu nagira ngo tuganire njye nawe, kandi rwose nta birenze. Ariko nanone ntugire umuntu ubibwira ko ibintu turimo turaganira n'ibanga. Wa mukobwa we ihangane rwose, niba bishoboka uzabiceceke. Ako kanya rwose uwo mukobwa aba yabyanze. Umukobwa bamwita Teresa, kuko abavukana n'umugabo w'uyu wa Sara. Nuko rwose Sara rwose akavuga ati njyewe mbabarira rwose, kandi ntugire umuntu ubibwira. Gusa Teresa agakomeza yitegereza Sara, nuko akamubwira ati njye ntabwo bishoboka. Ako kanya
Fabrice aba avuye koga, aba ari umugabo wa Sara, nuko aba avuye koga arimo arazamuka rwose, arimo arazamuka akahita bagwaho akavuga ati ko muri gutongana bimeze gute? Nuko Sara akavuga ati oya ntacyo twari turimo turatongana, ni hari ikintu twari turimo turavuganaho. Nuko ako kanya Tereza akahita avuga ati njyewe rwose ibyanyu ni mu bikemure, njye ibyanyu njye ntago mbirimo. Akahita yivumbura akagenda, gusa barimo arareba ikijisho Sara. Nuko Sara akavuga ati njye nta cyabaye, ni njye twari turimo turaganira na Tereza gusa, naho ubundi nta kindi kirenze. Ako kanya Fabrice ndetse na Sara bahita binjira hamwe hari Lucas. Nuko Sara agatangira gupresenta Lucas kuri Fabrice avuga ati uyu mukozi rwose akora neza, bibaye byiza wazanamwongeza rwose kuko arakora akavunika. Nuko Fabrice agakomeza yitegeza akavuga ati nzabikora bebwa, nzabikora rwose, kuko Fabrice aba ari umugabo wa Sara. Nuko ako kanya rwose Sara agakomeza biganiriza Fabrice akahita avuga ati nzabigukorera rwose, wowe ikintu cya mbere ugomba kunkorera ita ku mirimo yawe, ugire disipurine, ibyo bizaba bihagije gusa, ikintu uzajya ushaka uzajya umbwira nta kibazo nzakiguha. Nuko ako kanya Lucas agashimira akavuga ati urakoze cyane rwose, urakoze rwose, nanjye nzagerageza uko nshoboye. Nuko Fabrice akomeza amubwira ati rwose uyu ni umugore wanjye, uzamwubahe kandi ujye ukomeza ukora akazi kawe neza. Ako kanya Lucas akavuga ati rwose nanjye nzabikora neza, akazi nzagakora kandi bizagenda neza. Ako kanya bakahita basuhuzanya nyine, ubwo babemeranyije. Ako kanya rwose Lucas bikamushimisha cyane kubera ibintu umukobwa amukoreye, Sara aba amukoreye rwose. Ako kanya batugaruye ku rundi ruhande, haba hari mama wa Fabrice ndetse na mushiki we wa Fabrice ariwe Tereza, barimo baraganira ati se uriya Sara ndetse n'uriya mukozi barimo baraganira ibiki ko numugeze kumva murimo muratongana, kandi numvaga bisa nkaho hari ibintu muri kumpisha. Ako kanya Sara rwose aba yibereye muri telefone cyane, ubona ari ibintu ari kwandika. Gusa Tereza uba uvukana na Fabrice akomeza abwira mama wiwe ati mama rwose nta birenze, kuko ubwo urumva ko Tereza aba yamuhishiye ibanga, ariko mama we akomeza kumuhatiriza, ariko Tereza akahita afata umwanzuro wo guhunga mama we, akamubwira ati oya wowe ntugire ikibazo, nibikunda nzakubwira mama, nzakubwira rwose. Ako kanya rero baba bamushyize mu rujijo atazi ngo bimeze bite. Ako kanya batugaruye ku rundi ruhande aho Lucas aba arimo arakora akabati. Ako kanya ari kugakora hagahita haza Sara rwose ubona ko yiyambitse, noneho yiyambitse kugira ngo akarangira akanyobwa. Lucas ese biraza kugenda gute? Ako kanya Lucas akavuga ati wambaye neza, ariko rwose kuza nk'uko gukuri kunyiyereka rwose byatuma njya mu byago, kandi rwose sinshaka kwikira mu byago. Ako kanya Sara agatangira Lucas akavuga ati ariko se ubwo urajya hehe? Nta hantu wajya unsize kandi ibyo ubimenye nanjye bosi wawe. Ako kanya Lucas akavuga ati ariko urabizi umugabo yarambwiye ati njye nguma kure yawe kugira ngo nkore akazi kanjye neza kandi ibintu byanjye bigende neza. Ako kanya Sara akamubwira ati oya ntibishoboka rwose, ariko Lucas akamubwira ati mbabarira rwose. Ariko Sara agakomeza avuga ati ni njyewe njyenyine ufite ububasha bwo kubwira ati kora iki cyangwa se ntugikore. Ako kanya Lucas akavuga ati ibi byose ndi kubikora kugira ngo byibuze nanjye mbone amafaranga mbashe gutunga umuryango wanjye, kumburisha akazi rero byagorana. Ako kanya Sara akavuga ati erega wigira ikibazo,
umugabo wanjye ibyo ntabwo abyitayeho, kandi ndetse ahora yagiye ntabwo anyitaho, ntabwo ambonera umwanya. Ndashaka ko njye nawe tuba inshuti, kandi ikintu ushaka cyose nkazajya nkigukorera, kandi nkazanagukorera n'ibindi bintu birenze. Kandi koko niyo wamutumye n'umushahara bawongeza, ndetse bamwemerera n'ibindi bintu byinshi. Ibyo rero aba akiri kubimubwira, ndetse n'ukuntu byagiye bigenda, umusore bikamushimisha. Ese wabonye ukuntu batangiye kuganira sitori y'ukuntu ejo bundi bari babafashe? Nuko rwose bakomeza kubiganiraho, gusa Sara akavuga ati ariko njye nawe ndashaka ko hari ikindi kintu njye nawe dupanga, kandi cyaba cyiza. Wowe ikintu nshaka, ikintu nkorera ni faveri imwe yonyine. Nuko Sara atangira gufata umusore, gusa akamubwira ati oya ko ntugire isoni, ntukagire isoni, nta mugabo ugira isoni. Aho kanya Lucas akamubwira ati ntabwo ari ikibazo cy'isoni, ahubwo ikibazo ni bosi wawe. Nuko Sara akomeza amubwira ati ntabwo ari ikibazo cya bosi, kuko bosi ntabwo aba ahari, njye nawe byonyine twakora ibintu birenze. Ako kanya Sara noneho agatangira gufata Lucas ku rutugu, agatangira kumubwira ati ndagira ngo wowe njye nawe tugire ibintu dukora, kandi rwose njye nawe ndumva byaba ari byiza kuba hari ikintu njye nawe twakora, kandi kuko nta bantu bahari. Ako kanya rwose Sara atangira gufata Lucas mu bwanwa, ubona ko rwose hari ikintu ashaka. Nuko Lucas akamubwira ati ariko rwose niba bishoboka ibi bintu twabireka. Ariko Lucas akomeza kugenda nawe afatwa, akakongera akigarura. Ese ibyiwe biraza kugenda gute? Ako kanya Sara akomeza kumuganiriza isitori y'ukuntu umugabo wiwe nta kigenda kimurimo. Nuko Lucas bikamusetsa cyane, akavuga ati none se njyewe ni njye bishobora kuba bikunda? Noneho njye rwose niba ikintu nshaka ndishakira gukorera amafaranga. Ibi rero byaba byiza ubinkuyemo nkakora akazi kanjye neza ntuje, ariko niba nta kintu bigubangamiyeho. Ako kanya Sara rwose akomeza gutanga makeya. Ese aya makeya ni ay'iki? Biraza kumugeza kuki? Komeza urebe agafilime kacu uraza gusobanukirwa. Sara rwose akomeza gufata umusore rwose, ukabona ko yamwishimiye, akamukoraho 360 kugira ngo byibuze umusore arebe ko yakunda cyane. Nuko rwose Lucas atangira kujya mu murongo, noneho rwose bamushakamo. Ako kanya mama wa Fabrice akaza ati mwana wanjye ndagukunda cyane rwose, ese uyu munsi noneho byagenze bite ko nta hantu wagiye? Ako kanya Fabrice akavuga ati nta hantu nagiye, ko hari ibintu ndimo kuri mashini. Ako kanya agatangira kuganira na mama we, atari ko se ni ibihe bibazo biri hagati ya mushiki wawe ndetse n'umugore wawe, ko nshaka kubimenya kugira ngo mbanze menye gahunda iri aha ngaha. Nuko Fabrice agatangira kumubwira inkuru yose y'ukuntu byagenze, yuko yaje asanga ari gutongana gusa bakamujijisha, nawe nta kintu na kimwe azi. Rwose agakomeza abibwira mama wiwe. Nuko akomeza abibwira mama we, mama akavuga ati ariko nta kibazo, birashobora kuba nta kintu cyadanje bari gupfa, reka dukomeze turebe, turaza kumenya ibyabo. Komeza ukurikira agafilime kacu, ndetse ukore subscribe ndetse na share, uraza gusobanukirwa byinshi, ndetse uraza no kubikunda cyane, urigiramo byinshi. Waba uri umumama cyangwa se umukobwa, umusore se cyangwa umugabo, uraza kwigiramo byinshi, kuko iyi filime ni iyawe, irakureba. Ako kanya rwose mama we bakomeza kuganira n'umwana we, amubwira ati njyewe ukuntu abibonye rero hari ikintu nshaka kukubwira. Ndashaka kukubwira yuko uriya mukozi bazanye rwose ashobora kuba yiyumvamo uriya mugore wawe. Ako kanya Fabrice akahita aza agasanga umugore we yicaye aho ngaho. Nuko bagatangira kuganira, atari ko hari igihe ushaka kubwira ni iki kiri kujya mbere hagati y'uriya mukozi ndetse nawe. Ako kanya Sara akahita aceceka,
akahita ndetse anarakara cyane akarusha uburakari umugabo wiwe, ariko ibyawe ni ugukomeza umbwira ibintu bitabaho, ngise ubwo urumva napanga iki n'umukozi ko ubizi neza yuko ko ari wowe nkunda, ni iki kintu cyatuma njye mpanga n'umukozi, ariko rwose ukabona ko uyu mukobwa ari kubeshya ngo ni Sara. Nuko Fabrice akavuga ati ni ibintu mbyumvanye benshi kuko mbyumvanye mushiki wanjye ndetse na mama wanjye, ese ni ibiki biri kujya imbere hagati yawe ndetse na Lucas uriya mukozi? Nuko Sara agatangira kuvuga ati ariko se ntabwo unyizera koko, ubu koko ntunyizera, twakunda itanyizera ku buryo umfata ukangiranye ko ntashobora kuryamana n'umukozi. Komeza ukurikira agafilime kacu. Ako kanya rwose Fabrice agatega amatwi Sara ati njyewe ntabwo nshobora kuryamana n'umukozi kandi nawe urabizi, n'abandi bantu nta bantu njye urabizi ko ntava n'ahangaha. Ako kanya Fabrice akavuga ati ndabizi, ariko nyine nagira ngo menye ntabwo nigeze mbigushinja. Ako kanya Fabrice aba agiye, ako kanya noneho Lucas akahita yinjira, kumbi Sara aba yabipanze ku buryo rwose Lucas agomba kuza Fabrice amaze kugenda. Nuko Sara agahita akuramo ya ngofero ya Lucas agatangira kumubwira ati ubu none ni njye nawe kuko umugabo wanjye noneho aragiye. Ako kanya Lucas rwose we aba yaramaze gufatwa ndetse yarakuruwe n'ubwiza bwa Sara, umugore w'abandi wa Fabrice. Tega amatwi rwose mwe muza n'abakozi b'abagabo cyangwa se b'abagore, ntimubashe kubakota cyangwa ntimubashe kumenya ibyabo n'imiryango yanyu kugira ngo mubashe kureba uburyo mubisanisha. Iyi filime irakureba. Ako kanya rwose umugore akomeza gufata ndetse no gukarangira akanyobwa Lucas akavuga ati ariko se badufashe byagenda gute koko ko nishakira amafaranga? Ako kanya Sara akavuga ati oya rwose wowe ntugire ikibazo, ubu ni njye nawe. Lucas agakomeza rwose nawe ukabona ko nawe yamaze gufatwa, nawe noneho yamaze kwinjira mu murongo ndetse ari kubikunda cyane. Nuko Sara akavuga ati reka tuve aha ngaha nkwereka tujya kubikorera kandi biraza kugenda neza. Ako kanya akahita amujyana, akahita amuzamura hejuru muri esikariye mu cyumba cyiwe. Nuko wa mushiki wa Fabrice akahita abibona, ahita avuga ati niba narakubabariye rimwe ntabwo nakubabarira bwa kabiri, reka mbivuge. Ako kanya Treza ahita afata telefone, reka batugarure noneho aho Lucas aba ari kumwe na Sara, noneho baba bageze mu buriri. Ako kanya Treza bahita batugarura noneho arimo ararega Sara, akavuga ati ubu noneho kano kanya ibintu bibaye ntabwo bisanzwe. Lucas yinjiranye na Sara mu buriri bwawe, niho bagiye kubikorera, nutinda rwose urasanga noneho byabaye ibindi. Ako kanya noneho na mama we ahita aza rwose, bakahita baza bavuga ati barira hejuru, ubwo rwose bagiye gusambana, ibyo ubimenye. Ako kanya mama akavuga ati sinari nabikubwiye koko, genda urebe umugore wawe ibintu arimo. Ako kanya bose bahita bazamuka. Fabrice yajya kureba agasanga Lucas ndetse na Sara bari gusambana, disi biramubabaza, Fabrice biramubabaza cyane. Nuko Lucas ubwoba bukamwica akagira aho ngaho. Ako kanya batangira gukiza Fabrice, batangira kumukiza kuko aba yarakaye cyane, ati ntabwo bishoboka rwose. Akahita afata ikintu cy'inkoni akagikubita Lucas. Agafilime kacu ntakarangiriye.